Hey, muraho neza twongeye kubasuhuza. Niki kiri kuvugwa mu bukungu nikigezweho uyu munsi. Ikigo cy'igihugu cy'ibishoramari NISR cyatangaje impinduka zayo mu biciro mu mwaka cyangwa se mu kwezi kwa gatandatu turangije guheruka. Iyi akaba ari raporo yasohotse kuri uyu munsi tariki ya 10 z'ukwezi kwa karindwi turimo. Ese wamenye ko ibiciro byiyongereyeho cyangwa se byongeye kuzamuka uyu munsi? Inflation cyangwa se izamuka ry'ibiciro ku masoko rikaba riri kuri 13.6%. Nawe wabimenye ugiye kubikoresha iki? Reka tubirambure mu gato. Ikigo cy'ibishoramari cya NISR cyangwa se ikigo cy'igihugu gishinzwe ibarurishamibare muri rusange cyatangaje ko ibiciro muri rusange by'ibicuruzwa na serivisi cyo twita Consumer Price Index cyangwa CPI byazamutseho 13.6% ugereranije na Kamena 2025. Mu kwezi kwa Gicurasi 2026 iri zamuka ryari kuri 12.9, bivuze ko umuvuduko w'izamuka ry'ibiciro wakomeje kwiyongera. Mu yandi magambo, nk'umuntu usanzwe ikintu wumvamo ni iki? Umva ko ikintu waguraga amafaranga 100,000 mu kwezi cyangwa se muri Kamena mu kwezi kwa gatandatu 2025, muri Kamena y'uyu mwaka cyangwa se mu kwa gatatu k'umwaka, kugira ngo kigure byari bugusabe ko ufite amafaranga 113 amafaranga 600 kugira ngo cya kintu washobora kugura 100,000 mu kwezi kwa gatandatu umwaka wabanje cyangwa se umwaka ushize ube wakibona. Umuntu ushobora kwibaza ngo ese ibiciro byazamutse mu bihe byiciro birimo izihe kategori? Ibiciro byazamutse ku buryo bukurikira: bijyanye n'ubuzima cyangwa se bijyanye n'ibijyana n'ubuvuzi muri rusange, ni ibyo byazamutse kurusha ibindi, aho serivisi z'ubuvuzi njyanye n'ubuzima muri rusange yazamutseho 72.2% mu mwaka umwe, ariko hagati ya Gicurasi na Kamena byongereyeho gusa 0.1%. Bijyanye n'ingufu, aho ngaho tubarira ama essence, peteroli n'ibindi, byo burimo n'amashanyarazi, essence, mazutu n'ibindi, byazamutseho 44.8%. Nuvuga ngo nukugereranya ukwa gatanu umwaka washize 2025 ndetse n'ukwa gatandatu, ariko nyine Kamena kwa 2026 tubona ko byazamutseho 44.8%, mu gihe ugereranije ukwezi n'ukundi ubona ukwezi wa gatanu tuvuyemo kuno mwaka n'ukwa gatandatu tubona ko byazamutseho ku mpuzandengo ya 0.3 gusa. Ikindi cyiciro ni icy'ubwikorezi, transport. Of course n'ibizamuka ry'ibiciro kuri peteroli n'ibindi by'amavuta, amashanyarazi n'ibindi byarabayeho kandi bigira impact direct kuri kubwikorezi. Of course ibintu byose bizamuka nabyo n'ubwo atari kuri rate imwe, byazamutseho nabyo kuri kigero cya 23%. Ahangaha twibutse ko tuvuga izamuka tuba tugereranya ibi bintu bitandukanye, tugereranya kenshi umwaka tuvuga ngo umwaka byahindutse gute, tureba ukwezi kw'iyo mibare yasohotse cyangwa se kw'inflation yasohotse, tukareba n'ukwezi kundi bisa mu mwaka wari wabanje, ariko kandi tunareba ngo mu kwezi gushize uko raporo yavugaga no kwiyuko ukwezi bivuga bitandukaniyeho iki. Rero transport cyangwa se ubwikorezi bwiyongereyeho 23%, ubwo ni kuri dukompara umwaka n'undi, ariko kandi byongeraho 1.2% hagati y'umwaka, hagati ya Gicurasi cyangwa se kwa gatanu kwashize n'ukwezi kwa gatandatu, ari nako iyi report yasohokeyeho. Rero yanye no gukodesha amazu, amazi, amashanyarazi, gaze n'ibindi bicanwa byazamutseho 20%. Ubwo ni igihe dukompara umwaka mu gihe cy'umwaka, ubwo no kwa gatandatu umwaka washize, umwaka turimo byazamutseho 25%, ariko kandi byongeraho 0.1 mu gihe dukompara ukwezi, ubwo kwezi wa gatanu kwashize na kuno kwezi kwa gatandatu. Hanyuma amaresitora na hoteli byazamuyeho nabyo ibiciro ku mpuzandengo ya 15.9% dukompaye umwaka mu kwezi wa gatatu umwaka ushize n'uko gatatu k'uyu mwaka turimo 2026. Ibiciro by'ibiribwa rero n'ibinyobwa bidasembuye byazamutseho 7.5% ukompaye na Kamena cyangwa se ugereranije n'ukwezi ku mwaka wari wabanje 7.5%. Murumva ko nabyo byariyongereye. Hanyuma ibicuruzwa bikorerwa mu Rwanda n'ibitumizwa hanze, iyo ubirebye ukabisesengura, ibikorerwa mu Rwanda byazamutseho 14% mu mwaka umwe, mu gihe ibicuruzwa bitumizwa mu mahanga byo byazamutseho 10.5%. Rero ibindi bintu twavugaho ni ibikomoka ku buhinzi, birumvikana ibyo twita fresh product cyangwa se ibintu biva ku buhinzi abantu basarura batajyana ku isoko, nabyo rero byazamutseho 9% mu mwaka umwe, ariko hagati ya Gicurasi na Kamena ntibize bihinduka. Twajya ku cyitwa inflation cyangwa se kuri core inflation cyangwa se ni ya inflation akenshi na kenshi dukunda kubara ibiciro bihinduka cyane
ariko nk'iby'ibiribwa bishya n'ingufu, igasiga ibyo twita core inflation cyangwa se general index dukuyemo za fresh za produits ziri fresh ndetse n'ijyanye n'amavuta. Ni ukuvuga ngo ni inflation tubara ariko twirengagije ijyanye na bya bintu biva mu murima tutabizana ku isoko twita fresh products, ndetse hakabaho n'iby'amavuta. Ubirebye rero usanga inflation cyangwa se usanga icyo byarengereyeho 12.3% mu mwaka umwe, naho hagati ya Gicurasi ndetse na Kamena by'uyu mwaka turimo bikiyongeraho gusa 0.6%. Ibi kandi tuba tuvuze bifasha abasesenguzi kumenya mu by'ukuri n'ibizamuka ry'ibiciro rishingiye ku mpamvu z'igihe gito cyangwa niba byarabaye rusange mu bukungu. Rero ibi tuvuga ibiciro byazamutse byahindutse, niki bisobanuye kuri njyewe, kuri wowe nk'umuturage usanzwe? Muri rusange amafaranga abaturage bafite akomeje guta agaciro kuko ibintu byinshi bikomeza guhenda. Ingengo y'imari yo mu rugo irakomeza kwiyongera cyane ku mafaranga ajya ku bukode, amashanyarazi, ubwikorezi, ubuzima n'ibiribwa. Nubwo ibiribwa byagabanutseho gato ugereranyije n'ukwezi kwa Gicurasi, muri rusange biracyahenze. Ngira ngo ahangaha impamvu bishobora kuba byoroshye kubyumva ni uko twari turi mu mezi yo gusarura, nubwo ari umusaruro udahagije ku buryo ubona ko mu mezi akurikira by expectation ushobora kubona ko bizongera kuzamukaho, ariko ubona ko byatumye n'ubundi ibyo tuvuze haruguru inflation cyangwa se izamuka ry'ibiciro yo muri Kamena rigera kuri 16.6%, ikaba ari hejuru ya 12.9%, bivuze ngo byongereyeho ibice muri rusange bigera kuri 7 par rapport y'ibyari byagaragaye muri Gicurasi 2026. Rero akenshi inflation icyo ibwira umuntu ni ukongera kureba consumer behavior cyangwa se kongera kureba wowe witwara ute mu byo ugura, mu byo konsoma umunsi ku munsi, ibintu ukeneye gukoresha, ese witwara gute, ubigenza gute? Kuko ni ingenzi muri iyi minsi mu bintu bikomeye nk'ibi ngibi kubasha kumenya ngo ibiciro byazamutse niba bivuye kuri 12.9% ya 13.6%, ese njye nditwara gute ku isoko? Akubwira ko ibintu byahenze, kategori birimo hahenze ibijyanye n'ingufu n'amashanyarazi, hahenze ibijyanye no gukodesha inzu, hahenze ibijyanye mu by'ukuri no kubaho no kurya muri rusange, urumva no kwivuza. Ni wowe umenya ukuntu ugomba kwitwara, niba ari ukwivuza ese ni gute twakwirinda indwara kugira ngo habeho ko najya kwivuza buri munsi ngo ngure imiti buri munsi bihoraho, kubera ko birumvikana yuko ariho ruzingiye. Niyo imiti yarazamutse ku kigero cya 70 yarengereyeho, biba ari ibintu biri alarming cyangwa se bikangura abantu. So mu by'ukuri aya makuru ya inflation ni amakuru agufasha kongera kureba what you have to do, ukumva ni iki ugiye gukora mu minsi nk'iyo kugira ngo ukomeze gukopinga up n'ubuzima, ukomeze gusurvivinga mu buryo bugoye, kuko ngira ngo leta cyo gutangaza kuzamura imishahara cyangwa se gushyiraho umushahara fatizo bigoye, kuko ntabwo bikemura ikibazo kereka habayeho kongera umusaruro. Kuko umuntu uzamuye imishahara kuvuga ngo ngiye gushyira umushahara fatizo, ukabwira kampani runaka ngo niheme umukozi wayo amafaranga runaka nitayamuhemba, urumva ko nabwo ushobora gutuma habaho ubushomeri mu gihugu ukiyongera, tuzi leta iriho unemployment, rero mu ngiye kwiyongera byaba ari ibindi bibi kurushaho. Niyo mpamvu akenshi abasesenguzi cyangwa se abanga mu byo bavuga bati ntabwo byaba ari inama nziza kuzamurira abakozi imishahara cyangwa se gushyiraho umushahara fatizo, kubera yuko n'ubundi kubikora ariko tutazamuye umusaruro mu gihugu byaba bitari buze kuza gufasha umuntu n'umwe. Murakoze, kora subscribe dukomeza kubana mu biganiro nk'ibi ngibi.